Arumva Radio et Télévision Umuhumuza TV, il est 18h35 minutes, présenté par Jimbri Jigo à mes éditeurs à Good Evening. Hapa kwenye studio Umuhumuza TV ntabwo ndi nyine ndiko pamoja na huyu ni munyamakuru wimegereza mwuga kutoka Pays d'America. Welcome munyamakuru, tugezeho news uridutegurira. Nuko mwabyumvise ntutse muri Amerika nje kubabwira kajwi ukuntu yatutse abanyarwanda ku rwego rw'uko abanyarwanda turi muri Amerika twamwanze ndetse tukanamuvuma, ndetse ku rwego rw'uko twafashe umwanzuro wo kumuvugiriza induru tunamucira. Ubu nta muntu ukivugana nawe mu banyarwanda bo muri Amerika. Mwebwe mutumva huyu Lulimi anasema hivi, aravuze ati urya mukomedie kakajwi banyarwanda wote banakuwa kwenye Amerika bari munenga bari mutuka kubera yuko yantutse banyarwanda. Abanyarwanda bose bamuciye ngo baravuga ngo po ngo igicucu ikigoryi kubera gutukana, atuka abanyarwanda bose ngo ni imihirimbiri. Niko uyu munyamakuru atubwiye ngo abanyarwanda bo muri Amerika byabababaje cyane. Ndabashimiye rero kandi nanabasezeraho, mwari kumwe nanjye umunyamakuru wo muri Amerika. Ndabashimiye, bye bye. Nkuko nabibabwiye twari kumwe n'uyu munyamakuru wimenyereza mwuga kutoka Amerika, lakini anatubwiye anataka kwenda kwenye zingine studio kubatangariza hayo makuru. Tunakushukuru munyamakuru wacu, ugire urugendo rwiza. Bye bye, good bye. Murisikia ule munyamakuru wachu kutoka Amerika kama alishavura juu ya kakajwi watutse abanyarwanda bose, n'abanyarwanda bako kwenye bingine bihugu barishavura, n'abanyarwanda bahapa bari babara kwa juu ya kajwi yabatutse ngo ni mihirimbiri. Murabyumva birababaje, umunyarwanda akasema mambo mabaya ya kutukana, agatuka abanyarwanda bose ngo ni imihirimbiri. Nkatwe rero studio za Umuhumuza TV twafashe umwanzuro wo kugira ngo duhamagare papa wa kakajwi Gatanazi, tumubaze nimba ariyo mico yatoje umwana we, twumve nicyo ari budutangarize kubw'uko umwana we yafashe abanyarwanda bose barimo na Gatanazi, barimo n'umudamu wa Gatanazi arimo we mama wa kakajwi, akabasha gutuka abanyarwanda bose. Reka tumuhamagare ku murongo wa telefone. Alo, mwaramutse neza cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye? Mwaramutse mwiriwe neza. Ni Jimbiri Jigo Nyirinkota ndacyayifashe ku karumyo, wa munyamakuru wo kuri radio na televiziyo Umuhumuza TV ubahamagaye. Ndizera yuko ari wowe Gatanazi papa wa kakajwi. Yego rwose ni njyewe Gatanazi papa wa kakajwi. Twagiye tubona message nyinshi abanyarwanda batwandikira hano kuri
kuri televiziyo Umuhumuza TV, batubwira ngo tuzashakishe uburyo tubaza amakuru papa wa Kakajwi, ari wowe Gatanazi, niba koko ari wowe wigishije uriya mwana wawe Kakajwi kuba yatuka abanyarwanda bose ngo ni imihirimbiri. None icyo kintu urakivugaho iki? Ese nibwo burere wamuhaye cyangwa n'imico yakuye hanze y'igihugu cyacu, iyo ngiyo muri Amerika aho yagiye? wa munyamakuru we rwose, nanjye ndakubwiza ukuri, nanjye biriya bintu byarantunguye, byarambabaje, byanteye agahinda. ubu mfite ipfunwe ryo kwitwa papa wa Kakajwi. wumve ngo mfite agahinda ku mutima, wumve ngo ndashavuye, wumve ngo ndababaye. Nukuri pe, ntabwo buriya burere aribwo namuhaye, iriya mico sinzi aho yayanduye, sinzi aho yayitoraguye pe. wumve ko ubu ngubu rwose na mama we ubu ngubu iruhande rwanjye, amarira ari kumanuka, ari gutemba, ari gutemba ku matama hejuru y'uko yabyaye nabi. Yego nibyo turakumva Bwana Gatanazi, ariko se umaze kutubwira ko byaguteye ipfunwe, byaguteye agahinda, ufite intimba ku mutima kubw'uko umwana wawe yise abanyarwanda imihirimbiri, yatukanye, agatuka ababyeyi be, agatuka abanyarwanda bose muri rusange. Uramutekerezaho iki? Ese umaze kutubwira yuko atari yo mico wamutoje, atari bwo burere wamuhaye, ese uratekereza iki kuri iyo mico? Ese wibaza ko yaba yarikuye hehe? ahubwo ubu ngubu wa munyamakuru we, ngize amahirwe cyane rwose kuba ndi kumvwa ku isi hose. ariko ikintu nshaka kukubwira, ndagusabye abanyarwanda bose aho babe bari hose, nizere ko bari kunyumva, nciye bugufi, ndabasabye imbabazi, mbabwira ngo bambabarire kuba narabyaye nabi. nabyaye nabi, ariko ntabwo nareze nabi, ahubwo sinzi aho iriya mico, iriya myanda yayitoraguye kugira ngo ajye gutuka abanyarwanda bose, ataretse nanjye nk'umubyeyi we. atinyuka tuka abanyarwanda, atinyuka dutuke ngo turi imihirimbiri. ntabwo nzi aho buriya burere, iriya mico mibi ari kuyikura, ariko banyarwanda, banyarwandakazi, ndabasabye mumbabarire. None se Bwana Gatanazi, umaze kutubwira ko utazi aho yanduruye, yatoraguye iyo mico mibi yo gutukana, gutuka abanyarwanda, gutuka ababyeyi be. Ese nyuma y'ibyo ngibyo uratekereza iki, cyangwa se wafashe uwuhe mwanzuro? kuko Kakajwi aracyari umwana wawe, ariko nubwo hari amajwi twigeze twumva avuga yuko wamwihakanye, ariko aracyari umwana wawe. Ese wafashe iyihe myanzuro, wafashe izihe ngamba? ese ugiye gukora iki cyatuma umwana wawe Kakajwi agaruka ku muco, akareka guta umuco ku gahinga, akaba yakongera akaba umwana mwiza, akaba yakongera akagira umuco nyarwanda? icyo kibazo umbajije kirakomeye. nanjye sindamenya icyo gukora, ariko nk'umuntu w'umubyeyi ngomba gufata imyanzuro. ariko ntabwo bivuze yuko ntazamuhana, kuko ibyaye ikiboze irakirigatira. ubu ngiye kureba icyo gukora kugira ngo ndebe yuko basi wenda uriya muhungu wanjye Kakajwi yagaruka ku murongo, yareka guta umuco ku gahinga, ahubwo akagaruka ku burere bwiza abanyarwanda dusanganwe, akaba yakongera akaba umunyarwanda muzima, akareka iyo mico yagiye gutoragura iyo ngiyo. uriya mwana naramubyaye, ndamurera muha uburere bwose,
bukwiriye umunyarwanda, uburere bwiza bukwiriye umunyarwanda. Ariko ntabwo nzi aho iriya mico mibi yayitoraguye. Gusa nk'uko nabibabwiye, ndababaye, mfite ipfunwe ryo kwitwa papa wakakajwe, mfite agahinda ku mutima, murumva neza. Ariko nyine nta kundi nabigenza, ntabwo nagitari icyanjye. yego. Turagushimiye rero bwana Gatanazi ku bw'ikiganiro tugiranye hano kuri radiyo na televiziyo Umuhumuza TV. Turagushimiye cyane. Yego, murakoze, ndabashimiye. Yego. Murabyumvise, huyu muzazi wa Kakajwi Bintu aritwambia, aratubwiye nawe arababaye cyane, arashavuye, afite intimba ku mutima zo kwitwa, afite ipfunwe ryo kwitwa umubyeyi wa Kakajwi. Kandi kuko ni ikibazo, aho kuba umunyarwanda yifate atuka abandi banyarwanda bose ngo ni imihirimbiri, ataretse umubyeyi we, nawe ubwe atiretse, ahubwo kugira ngo wumve ukuntu wagira ngo yataye umuco ku gahinga. Kandi twari tuzi ko twebwe abanyarwanda, igihugu cyacu cy'u Rwanda, ari twebwe dusigaranye umuco muzima, ari twebwe twatandukanye n'ico, twaretse kwisiga ico, tukaba dufite umuco, ari twe tutarata umuco ku gahinga. Ariko birababaje kuba ari twebwe turi kwisiga ico, noneho tukanituka, tugatuka abavandimwe bacu, tugatuka bakuru, barumuna, ababyeyi bacu, tukitana imihirimbiri. Ese iyo ni imico yihe dutangiye kugira? Isi yose idufata nk'abantu b'abanyamico myiza, ariko dutangiye kwandura, dutangiye guta umuco ku gahinga. Noneho nyuma yo kumva ngo Kakajwi yatutse abanyarwanda ngo ni imihirimbiri, numvise n'undi mukobwa waje gutuka abahungu bose, ngo akuyemo bariya barinda nyakubahwa perezida wa repubulika, ngo atwita ngo turi amagweja. Atuka abasaza be ngo ni amagweja. Ese yaracunze abona tunya indodo? Murakabije mwa banyarwanda mwe, twisubireho, tugaruke kuri wa muco nyarwanda, wa muco mwiza, wa muco amahanga yose adushima, wa muco isi yose izi neza yuko ari twe banyamico myiza, ariko dutangiye kwisiga ico. Ni umukobwa wavuze ngo havuyemo bariya bagahidinga perezida wa repubulika, ngo abandi bose ngo ni amagweja. Ubwo basaza be ntabwo yabaretse, basaza be ntabwo bose bari muri bagahidinga perezida, ubwo ni amagweja nabo. Abo bakorana mu kandi kazi, kuko nawe ntabwo agahidinga perezida, abo bakorana mu mirimo yose, ubwo nabo ni amagweja. Ubwo tunnye indodo. Noneho ikintu cyantangaje, Kakajwi noneho yafashe umwanya amuvugaho. Ndavuga nti koko ikimuga cyasetse urujyo. Ari Kakajwi watutse ababyeyi be muri rusange, nawe atiretse akabatuka ngo ni imihirimbiri. Ari n'uwo mukobwa watutse abahungu bose ngo ni amagweja. Ubwo abo bantu batandukaniye hehe? Ubwo se Kakajwi yagiye kumwiha gute? Ni mbere yo kugira ngo ujye gutokora ijisho rya mugenzi wawe, wowe Kakajwi, banza ukure umugogo uri mu ryawe,
ubone kujya gutukura. None uriya mukobwa uramwihaye ngo ni ibiki n'ibiki, utangiye kumusomera ibitabo ntazi, n'imirongo ntazi, n'amatarasi ntazi. wiretse wowe ubwawe watutse abanyarwanda, ugatuka ningwa nawe aracyafitemo ka kantu ko kuba yarubashye wenda abapapa bakuze, akubaha ababyeyi be, wenda simbizi, ariko burya iyo imbeba irya umuhini iba yototera isuka. buriya nawe ndi kumukemanga, nubwo nyuma yaje kwigaruramo gakeya agasaba imbabazi, ariko abasesenguzi ntashatse kuvuga nabo bavuze yuko ruriya ari urwiyererutso rwo kugira ngo abafana be bongere bamugarukire. ariko ni ikibazo, wa mukobwa we wararengereye, ufata abasaza bawe, ufata iki ngo tunnye indodo turi amagweja. ni ikibazo gikomeye rero banyarwanda, banyarwandakazi, by'umwihariko ka kajwi, ndagukebuye n'abandi bameze nkawe ka kajwi, mugaruke kuri gahunda, mureke guta umuco nyarwanda, mureke kwisiga ico. nibyo uri hanze y'igihugu, uri muri Amerika, n'abandi bose bari muri za Canada na za ki, ariko nushaka uba ufite ubwenegihugu bw'ibihugu 100, ariko ntabwo bikuyeho kuri umunyarwanda. ubunyarwanda ni iki? ubunyarwanda ni ugusigasira umuco, tukunga ubumwe, tukaba abavandimwe. waterwa nkagutabara, naterwa ukantabara, nagira aho ncika intege ukanyegura, ukansindagiza. nibwo bunyarwanda. none wowe ka kajwi n'abandi bameze nkawe, n'uwo mukobwa nabonye numvise, mushaka kugira ngo u Rwanda murugire ikindi kintu ntazi. tugaruke ku muco rero nyarwanda, tuba abanyarwanda n'abanyarwandakazi beza nk'uko amahanga yose aza kutwigira. none nimba mutangiye kuba abo ngabo, amahanga ari kuza kutwigiraho, ejo azaza kutwigiraho iki? ari twe ntangarugero kuri iyi si ya rurema. murumva amahanga azagaruka kutwigiraho? azaba twigiraho iki se, ko twatangiye kwangirika nkabo? banyarwanda, banyarwandakazi rero, ntabwo nshaka kugira ngo tureke guta umuco, twisiga ico, ngo dufate imico mibi y'ahandi dusize imico myiza y'iwacu. ngayo nguko rero yari amakuru do Limvange kuri televiziyo na radiyo Umuhumuza TV. ndabashimiye, mwari kumwe na Nyirinkota, najimbirije ngo Nyirinkota ndacyayifashe mu karumyo. bye bye.